Ni itangazo twahawe na payi netiwaka nk'uko bisanzwe. Kuri uyu munsi tariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2025, P-Core team yaduhaye itangazo ryiza cyane, navuga ngo ni itangazo rije gukemura byinshi cyane ku mpungenge abapayona bari bamaranye iminsi. Iri tangazo rero ryatugezeho ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 ku isaha ya 2:26 apremidi. Ni itangazo ryiza cyane aho batangiye batubwira ngo P-Wallet safety reminder. Mwibuke kandi muzirikane yuko payi yaduhaye uburyo butandukanye. Hano bongeye kugaruka batwibutsa uburyo ki dukwiye kurinda wallet zacu, tukirinda abasikama. Baduhaye uburyo ki tugiye kuzajya tubigenza. Hanyuma rero murareba yuko turi muri dashboard ya payi network, aho ngira ngo buri muntu wese azirikane iby'uyu munsi, inyigisho baduhaye yo kugira ngo buri muntu wese yirindire wallet yiwe, ayirinde umusikama. Mbere yuko rero twinjira muri iri tangazo kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe iby'iri tangazo, reka mbanze mbahe ikaze aho muherereye hose. Niba uri mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, wumve yuko ngo haye ikaze mu kiganiro. Niba uri mushyashya kandi ujye wibuka gukanda subscribe, hanyuma ukari no kunzogera kugira ngo nawe ikiganiro cya buri munsi kigiye kikugeraho. Nawe rero maze gukanda subscribe, jya ukanda like, sharing, maze usige n'igitekerezo cyawe muri comment. Yes, mbahaye ikaze. P-Core team rero yaduhaye itangazo navuga ngo ryarije rikenewe n'abapayona nk'uko mwakomeje kuryifuza muri benshi. Bagize bati P-Wallet safety reminder. Hano rero navuga ngo safeguard your P-Wallet passwords and only input anti-wallet pnet.com. Iri ni itangazo ryiza cyane twarihawe na Core team kuri iyi saha nk'uko natangiye mbivuga, ya 2:26 apremidi ku itariki 5. Ubwo murumva n'ejo hashize. Batubwiye ngo remember to only use P-Wallet in the P-browser and exactly wallet. Hano wibuke nyabuneka, bongeye kutwibutsa gukoresha P-Wallet zacu aho biri ngombwa muri P-browser gusa. Wirinde kugira ngo umuntu akwake passwords uzimwohereze kuri WhatsApp, ushyire kuri email, hahandi hose hatakeneye kugira ngo ufate wallet zawe bari kuzishyira. Batwibukije yuko rero hano tugomba gukoresha wallet zacu ari muri P-browser gusa, kandi ukayikoresha wowe ubwawe. Bakomeje tuvugira ngo pnet.com in order to safeguard your P. Uru ni urubuga rutuyobora buryo ki nyine dukoresha zino P-Wallet, birumvikana. Bakomeje agira ati the authentication P-Wallet is also visually identified by the purple color in the navigation bar of the P browser with the P logo featuring the Core team app logo. Hano rero ibi ni ibimenyetso bizakubwira P browser ya payi network. Hano batubwiye yuko abasikamu bo bashobora kuza bakarema application imeze neza nka P-Wallet yawe, wayireba ukagira ngo ni P browser ya payi network. Aha rero batubwiye ibimenyetso, batubwiye yuko ifite ibara rya purple ndetse ikagira n'umukara wijimye kuri navigation bar, kuri kiriya gice cyo hejuru. Murumva rero navuga ngo
Pico team yakomeje kutuyobora ku buryo butandukanye. The question scammer may create the fake P-wallet page that appear the same as authentic P-wallet on the P browser, but with misleading rules to steal pioneers passwords. Okay? Nibyo nari ndimo mbabwira hano hejuru. Hano haje abaskama bafata ya P-wallet ya P browser cyangwa ya Pi network bo bakayihakinga bakayikora neza, wowe wayireba ukabona ni P browser cyangwa ni ya wallet yawe wakoreshaga muri P browser. Aha rero baratwibutsa yuko twirinde gufata password zacu ngo tuzishyire muri wallet zose tubonye, kuko hano P wallet cyangwa Pi browser batubwiye ko ari kimwe n'ayandi ma wallet atandukanye, urugero nka Chrome ndetse n'izindi. Aha rero batubwiye ngo twitondere abaskama kuko bafite ubwenge butandukanye bwo gukereya fake P wallet yatuma umupayona wese ayobeshamo amafaranga. Kandi wibuke yuko iyo ufashe ziriya password zawe ukazipestinga, direct wa mu scammer ari aho ngaho azisikana akazisigarana. Ubwo kandi wibuke yuko nimba umuhaye wallet zawe direct kwinjira muri wallet yawe agakuramo imirimo byose byarangiye. Ubundi umuntu nakubeshya ukamuhereza password zawe uzumve yuko byose ubimuhaye. Aha rero batubwiye yuko dushobora kwirinda kuko hano wallet batangiye kuyihakinga, aho uyireba ugasanga ni nka wallet ya Pi browser. Hanyuma batubwiye ngo rules to steal pioneers passwords, data and empty to P account. Says the P browser is a browser like Chrome, Safari, limit media up to the individual pioneers to determine the safety and legitimacy at the site as rules they are visit. Ibi nibyo nakomeje mbabwira. Batubwiye yuko Pi browser like the Chrome ni kimwe na Chrome, Safari ndetse n'izindi. Hano rero Pi wallet is immediately put to individual pioneers. Hano wowe ku giti cyawe nk'umupayona ni wowe wemerewe kujya muri wallet yawe ugapestingamo password zawe, ndetse wibuke yuko twanababwiye yuko zino password ntiwemerewe kuzishyira kuri WhatsApp, ntiwemerewe kuzishyira kuri email. Shaka ahantu hafite umutuzo, hari safa bari buzishyire. Hano rero nibyo bagarutseho batubwira. Bakomeje batubwira ngo pioneers to determine the safety and legitimacy of the site rules they are visit. Beware of scammer using the fake website, fake email and mismedia ads that imitate the P wallet or core team members. Hano batubwiye ngo tandukana n'abaskama guys. Tandukana n'abaskama bakoresha fake website, bakoresha website ya fake, email ya fake ndetse n'izindi ads zaza ziri fake. Urugero bakaguhereza nka message ngo kora ibi ngibi. Tandukana n'abo bantu. Tandukana n'umuntu aguhereza email ya kreye. Buri uzarebe nko ku WhatsApp ubona nk'umuntu akubisemo uruntu ukibaza ati mpaye. Aha rero batubwiye ngo dutandukane n'aba bantu. Okay, bakomeje batubwira ngo tap learn more for features information on how to keep your P wallet safer. Hanyuma batubwiye ngo
buri muntu wese akande kuri Learn More kugira ngo yige buryo ki agomba gufata neza wallet yiwe kugira ngo yirinde umusikamu. Bapayinazi rero ndatekereza yuko itangazo ry'uyu munsi buri muntu wese ararisobanukiwe. Hano ni uburyo abasikama baje kandi tugomba no kubirinda. As summary, muri makeya, kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe n'iri tangazo, icya mbere ni ukwirinda scam, ukirinda ikintu cyose cyaza kigusaba ko utanga password zawe. Ikindi, ukirinda yuko wallet yawe hagira undi muntu uyinjiramo usibye wowe wenyine. Nuramuka ufashe ibyo bintu ukabikurikirana neza, wallet yawe ndetse na payi zawe uzazikoresha ku mutuzo ndetse uzazirya nk'uko ubyifuza. Ndabashimiye rero, mukomeze muzirikane iby'amatangazo ku batimu duhereza kuko aba ari ingenzi umunsi ku munsi. Bye bye.